ubundi hano mubayeho gute? Murakodesha muratuye meze bite? Hano turakodesha. Okay. Okay. Nizere yuko nyine byibuza uwo mutungo hari cyo uzabyana. Ntago tubyizeye neza ntabwo tubizi. Bishoje. Ikayituruze baba. Karabaye. Neza aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye ni igiti giteye pasi songa cyatanu gutuza kanza amabere bishambure byaboze mavuta y'abademe. Tubibutsa gukora subscribe, like, share na comment kuri Eagle Eye TV 150 ndetse no ku Karubanda TV. Aho ngaho muhadusanga mu busesenguzi bugiye butandukanye. Ariko kuri uyu munsi wa none twageze mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Mwurire muri quartier bita Mugashya. Niho tugeze, hari umuntu waduhamaye ku telefone atubwira ati muzadusange hano muri no murenge muri kano kagari. Twahageze ntago tuza hariho, ariko muri quartier yandangiyemo niho turi. Muri kubona imisozi igiye itandukanye, bororeramo inka, bararagira ahantu hose, ibintu bimeze neza, amata baranywa. Ariko ubwo twahageze si igikurikiraho kamuhamagare hanyuma andangiye neza ahantu atuye ko yambwiye ningera hano muri zone quartier mpite muhamagara ibyo ngiye gukora. Kamuhamagare numve uko bimeze. Ego nshaka kambe nkomeza muhamagara. Nago tuzi icyo yaduhamagara tubwiye ati hari ubuvugizi nshaka ko mudukorera n'ubufasha nshaka ko mwadufasha. Ariko allo imeze biteze nziza hahandi nari nahageze. Nago uri hafi y'umuhanda cyangwa ni kure y'umuhanda ariho muturange byo hafi y'umuhanda rwose wahageze hafi y'umuhanda cyane. Ni hano hantu rero hari ahantu baragira ndakureba ko mazuze imbere yawe gato wahageze. Okay sawa nakubonye ndabona tuhageze tugiye kugenda tumuganirizeho minota mikeya. Ntago tuzi yaduhamagariye, ariko uko biri kose ntago umuntu yaduhamagara ameze nk'utwitabaje ngo twange kumutabara. Dusura abatandukanye mu bice bigiye bitandukanye hano Rwamagana niho twibereye. Ubwo mudukurikiye gatanu kandi ibihabera ntago tuzi ibyo ari byo, ariko byose ni umutekano. Meze bite pro? Ni neza. Twahageze rero. Ntago twaza dusize kamera, twahageze. Uko dukorera ahagaragara dukora ku ikinyamakuru bita Eagle Eye TV 150 ndetse no ku Karubanda TV. Nizere ko meze neza ariko hari abantu benshi cyane barambwiye ngo hano ngo batinye itangazamakuru ntago tubizi neza. Ubwo muraza kudutaba ni baza kudukubita. Nizere ko meze neza ariko. Yego. Amakuru yawe meze. Maze neza. Tese Anwarita. Uyu ni umugabo wawe. Witwa nde? Hakizimana Musa. Hakizimana Musa. Aka kanya tubasanze hano nkuko mwaduhamagaye twabitabye. Ntago tuzi ikijya mbere, ariko muraza kudufasha dusobanurire niki cyatumye muduhamagara kuri uyu munsi wa none. Twavuye i Kigali namwe murabibona amasaha mwatubwiye twayubahirije ko biri kose. Izuba ryatwishe, ingofero twakuyemo. Bimeze bite? Nta kibazo. Yego ni ukuvuga ngo muri abanyamakuru twarobahuruje nyine twahuye n'ikibazo cy'uburwayi. Yego. Tuza kujya kuri YouTube, umuntu aratubwira ati tujye kuri YouTube. Yego. Turebe nyine ku kinyamakuru. Yego. Dusangaho umuganga. Turamuhamagara kuri nimero ya 078 59 89 09 Naza kujya hirya kugira tutaza kumva amajwi y'abantu cyane. Hanyuma tubashe kuganira neza ku mutuzo. Hanyuma uwo muganga waramuhamagaye. Uwo muganga naramuhamagaye aranyitaba ambaza ikibazo mfite, mubwira ko mfite ikibazo cy'uburwayi. Yego. Aramfasha ambwira ibisabwa nubwo nari mfite ubushobozi bukeya budahagije. Yego. Ariko ndagerageza turumvikana. Ndabyubahiriza aramvura ndakira. Yego. Ambwira ko dufite n'inyatsi, urugo rwacu rufite inyatsi.
ndamubaza ati se birashoboka ko iyo nyatsi yakurwaho, arikiriza aravuga ati yego inyatsi rwose ibyo ni ibintu byoroshye cyane. Yego. Hanyuma aratuvura nyine inyatsi ayikuraho. Yego. Amaze kuyikuraho aratubwira ati mbakuyeho, nemerewe kubakuraho n'inyatsi, mbakuyeho inyatsi kandi mwemerewe no guhabwa umutungo. Ababyeyi bambwiye yuko mwemerewe umutungo. Ubwo turamusobanuza nyine aratubwira ati yego mwashaka miliyoni tukabahereza miliyoni 200. Yego. Ubwo bushobozi ntabwo twabona. Turumvikana aduca ibihumbi 200. Tugira ko azaduha miliyoni 20. Yego. turashakisha turayabona. 200 tumaze kubibona. Turangije nyine duhana gahunda, aratubwira ati noneho njyewe nemerewe no kubaha umutungo, nibereye aho nshaka, ubwo nzawubaha adahari. Nese ibyo bintu mwarabyizeye, ayo mafaranga muratanga? Twarabyizeye, ni nayo mpamvu twabahamagaye nyine kugira ngo muze mudufashe abidukorere ku mugaragaro, kuko hajemo no gushidikanyamo gake. Ikibazo ntago twabashe kumenya iyo ndwara mwari murwaye, ariko ibyo ari byo byose dushaka gusobanukirwa nihe ndwara mwari murwaye mbere yuko ababwira yuko hari inyatsi mufite. Nibyo dushaka kubanza kumenya. Twarakoraga ntibigende, tugakora no kugira bikaba ikibazo, twiriwe mu kazi tukabana n'umwambaro wo kwambara kandi dukora buri munsi. Mbere yuko babwiye ko hari inyatsi, niyo nyatsi urumva yari ihari, nandi kubaza nihe ndwara wari urwaye, mwari murwaye? Ese niwe warwaye n'undi warwaye? Ni urwaye. Nicyo warwaye? Bari barandoze. Barakuroza. Arakuvura ubona biciyemo? Muganga yaramvuye rwose ndakira. Namukaye kuri 078 58 98 096. Mpamagaye haramva ndi no mu rugo ndakira. Nyuma twaje no kujya kumushimira. Aka kanya rero mwambwiye yuko ngo yababwiye ngo izi saha umunsi nk'uyu nguyu n'uyu munota nibwo ahubwo n'isaha yatubwiye turabona irimo kwegereza. Iyo bintu nabyizeye neza. Bakunzi bacu rero ibintu byose giye kubishyira ku karubanda none. Nese katugende rero twakire ibyo bintu. Ese nta kintu muri butwaremo ibyo bintu, ko numva nimba ari umutungo mwinshi cyane, nta bintu muri igikoresho dusabye tugomba gukoresha. Ikintu kiza kwakira mu mutungo. Nese mugabo ubundi hano mubayeho murakodesha, muratuye bimeze bite? Hano turakodesha. Nizere yuko nyine byibuza uwo mutungo hari cyo uzabyana. Ntabwo tubyizeye neza, ntabwo tubizi, nkuko twababwire mu twihanganire uko biri kose bigiye kuba ni ku karubanda nyine. Ubwo nibitagenda neza uwo muganga wanyu arabasebye, nimero zabo mwazitanze. Turabyizeye niyo mpamvu. Ubwo rero amasaha twaye dore turabona arimo kugenda. Hamagara rero, hamagara. Shiraho parere byose bigiye ku karubanda. Shiraho parere. Yego muganga, gahunda twahanye amasaha mwari mwaraduhaye twari tubiyubahirije yo kwakiraho umutungo. Yego mubyeyi. Turagafite. Abandi bantu nyine n'abanyamakuru twahamagaye kugira ngo dukorere ibintu ku mugaragaro, kugira ngo turebe nyine ko ari byo. Yego babyeyi. Yego nyine isaha twavuganye waduhaye twari tuyubahirije kugira ngo twakire umutungo. Ndabifite babyeyi. Babizanye umubyeyi. Yego. Yego babyeyi.
Yego. 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 Bishoje. Yego, yego. Yego. Ishimiye kwakira umutungo ababyeyi. Yego. Abantu bose bahuruye bagiye kureba ibitangazo bigiye kubera hano, ntabwo tuzi neza nimba ari biri bube koko. Amafaranga agiyemo turayabonye, ni inote za 2 n'iz'igihumbi n'iza 500 ndetse n'iza 5. Ubwo rero bantu muri hano witewe kwakira gute bigiye kubera hano? Bizi se. Wewe witeguye kubyakira gute? Cyane biramuka bibayeje nanjye ndemera kabisa. Ubwo reka twese turiteguye nk'abandi uko mumbona, twese uko mubona nanjye niko mbibona, sibyo? Ubu rero twese twiteguye kwakira umutungo uturutse ku babana. Yego babyeyi. Yego, yego. Yego mubyeyi. Nabishoje. Gutungana n'ukwanyu babyeyi. Yego. Yego, yego. Yego. Yego babyeyi. Yego babyeyi. Yego babyeyi. Turakumva, turakumva. Yego. Yego, yego. Yego, yego. Yego babyeyi. Yego babyeyi. Turabivuga tumaze turebe uko bigiye kugenda. Mu mafaranga ariho simbizi. Gutungana n'ukwanyu babyeyi. Mwegure turebe. Fungura hasi turebe wenda niho hagize. Karabaye. Ibitangaza birabaye nyamuneka. Hari ibintu ndebamo. Ntagire uwegera hano hantu mutubabarire, sibyo? Karabaye. Ibintu bibere hano niho imwurije. Hari ibintu ndi kureba. Karabaye. Hari ikintu ndi kureba. Nayabonye. Katurebe. Karabaye. Ibi bintu nyamuneka biteye ubwoba. Karabaye. Yesu. Nkuko nababwiye hagiyemo inoti imwe ya 5 n'iya 2 imwe n'iy'igihumbi imwe n'iya 500 imwe. Nabibabwiye mbere. Niyo mwese ibintu ubonye byakira gute kwanza? Baba birantunguye kabisa. Cyahubwo bineye ubwoba bwinshi. Ibintu mubonye mwe mubyakiriye gute? Ibintu tubonye tubyakiriye neza cyane, ariko biranadutunguye ntabwo twabikekaga. Ariyo mpamvu twabahuruje kugira ngo bizabere ku mugaragaro, abantu bose babireba kuko twarabishidikanyaga. None rero turabibonye, muganga ntabwo yigeze atubeshya, ibyo twavuganye yabyubahirije, rwose arakoze. Yego. Mugabo, aya mafaranga ubonye aka kanya ntabwo nzi neza nimba wayapangiye, ariko hari icyo ugiye gukora. Niki ugiye gukora bwa mbere na mbere?
Bashiye telefone. Njya gukora bwa mbere na mbere ngiye kubaza ngo uri isambu. Nubake n'inzu. Aka kanya. Niyihe nama wagira abantu bapinga abantu babaganga? Inama nabagira yo kuba batajya bapinga abaganga. Ni ukujya kuri YouTube. Uyu muganga